ndetse ngo arateganya guhindura izina rye hakazamo irigaragaza ko yihebeye icyo kinyabuzima, yihebeye ibi bidukikije. Uyu mugore afite imyaka 34, afite abana babiri. Ubukwe bwe bwabereye muri pariki yitwa Marseillais. Ubukwe bwabaye ejo bundi kuwa gatandatu imbere ya bamwe mu bagize umuryango we bari baje bose baranywa barasizora. Ikinyamakuru cyitwa The Mirror nicyo cyabitangaje. Uyu mugore ngo ahisemo gusezerana n'igiti mu rwego rwo kwamagana gahunda yo kubaka umuhanda mushya uri kunyura muri iyo pariki. Yarawamaganye ati mutanyicura umugabo. Umugore avuga ati mutanyicura umugabo, utema igiti ajya kukurega urumva kuko yasezeranye yambaye ikanzu y'icyatsi mu rwego rwo kwerekana akamaro k'uwo munsi Yesu ukomeye mu buzima bwe. Mbere y'ubukwe bwe uyu mugore Kanigam yabwiye itangazamakuru ko umugabo bakundana urumva ari umugabo nyamugabo uhagaze bwuma kandi ushinze imizi, urumva kandi ashyigikiye icyemezo ngo yafashe uwo mugabo. Ati umugabo wanjye ni nawe wamfashije gutunganya ibyo nzifashisha mu birori, ibizifashishwa mu birori. Umuhungu wanjye mukuru byabanje kumurakaza avuga ati uwo mugabo nuwahehe ugiye guca inyuma data, ariko yaje gufata umwanzuro wo kwitabira ibi birori abonye umugabo nshatse ari umugabo w'igitangaza. Uyu mugore yavuze ko ngo yamushyigikiye cyane, ndetse umwana we ngo yamushyigikiye cyane, ndetse ngo yamutije imodoka yo kumufasha mu myiteguro y'ubukwe bwe n'igiti. Abaturage baturanye n'uno mugore bari bamaze igihe bamagana icyemezo cyo gucisha umuhanda muri kiriya kibaye cya Limrose kirimo pariki, ni icyanya kirimo pariki. Nanone ikigo gishinzwe kubaka imihanda mu Bwongereza kirateganya kubaka uwo muhanda mu rwego rwo kugabanya umuvuduko ndetse n'umuvundo w'ibinyabiziga n'umubyigano wabyo ku cyambu cya Liverpool. Kanigam ngo yagize igitekerezo cyo gukora ubwo bukwe agendeye ku bagore bo muri Mexique nabo bakoze ubukwe nk'ubwo ngubwo mu gihe bari mu bukangurambaga bwo kurwanya guterwa kw'amashyamba. Gutemwa nako kw'amashyamba nibo barwanyaga, ahubwo bavuga kuyatera. Yavuze ko mbere ngo yabanje kujyana n'abandi mu mihanda ngo bamagana icyerekezo cyo kubaka umuhanda mushya, ariko ngo abona nta muntu uri kubyitaho. Ati ndashaka ko abantu bitabira ubukangurambaga bazamura ibibazo byo kwangiza ibidukikije byacu. Hari abaturage benshi batazi ibiri kuba, urumva abandi urwego bagezeho, ariko ubona igiti ugatangira kugicana utacyitayeho ntumenye ko burya ari umugabo uhamye. Uyu mugore yavuze ko mu gace atuyemo ngo hari ikibazo cy'ibyuka byinshi byangiza ikirere, abantu batangiye kurwara indwara z'ubuhumekero za sima, ibicurane. Ati dukeneye rero kuruhuka, ati dukeneye ibindi bintu ibiti birushaho ati kwangiza ibiti, rero ati ni ukutwica. Umugore avuze ati mundekere umugabo, leta ninyicura umugabo, ati igiti ni umugabo wanjye ngayo nguko mukagira imana mwe nakumira. Iki ni ikiganiro burakeye kibagize amakuru atandukanye yanditswe mu binyamakuru muri mbere y'uko weekend itangira. Mbere y'uko weekend itangira hari inkuru yavuzwe cyane nanone ni urupfu rwa